Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi bacu namwe mudukurikiye muri aka kanya. Nk'ibisanzwe iyi ni James Daima TV, aho tubagezaho inkuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye, tukabafasha no kumenya byinshi ku bitabo byagiye byandikwa n'abanditsi bagiye batandukanye, harimo nka novela, play, short story, haba mu Kinyarwanda ndetse no mu Cyongereza. Muri aka kanya tukaba tugiye kuvuga ku ngeri zimwe z'ubuvanganzo nyarwanda arizo bita isigamigani. Isigamigani ni zimwe mu ngeri z'ubuvanganzo nyarwanda, zikaba zaragaragaye cyane mu mivugire, mu migendere, mu myumvire, mu mikorere no mu mibereho y'ubuzima bw'abantu bwa buri munsi. Isigamigani. Ijambo isigamigani ryagendeye ku magambo abiri yo mu Kinyarwanda ariyo gusiga ndetse n'umugani. Nk'uko amateka y'ubuvanganzo nyarwanda bigaragaza, umugani ni ipfundo ry'amagambo atonze neza, gacamigani yakagiriyemo ihame ridutoza gukora iki cyangwa se kiriya. Mbese muri make, umugani ni umwanzuro w'amarenga n'ibitekerezo. Ijambo gusiga ni ijambo risanzwe rikoreshwa mu Kinyarwanda, aha rikaba rishatse kuvuga kugira ikintu runaka usigira umuryango mugari uzajya ukwibukiraho, kikaba umurage wabo ibihe bihumbi. Isigamigani. Isigamigani yo ni ahantu cyangwa se abantu babaye abagenuzi b'imigani ubwabo cyangwa se inkomoko yabo, kimwe n'ibindi rubanda bagenuriyeho bakagira iciro ry'imigani nk'inyamaswa, inyoni, inyururu ndetse n'ibindi. Aha niho hava izina ibirari by'isigamigani. Bikaba bishaka kuvuga inkora y'aho ikintu cyanyuze kigana aha n'aha, bikaba kandi bivuga amayira abakomotseho amagambo yabaye umugani banyuzeho igihe iki n'iki, uburyo ubu n'ubu byagenze bitya na bitya. Ingeri z'isigamigani. Isigamigani zihatiwe gucukumburwa zifite ingeri ebyiri arizo isigamigani nyirizina n'isigamigani nyitiriro. Isigamigani nyirizina. Isigamigani nyirizina ni iki? Reka tubereye duheraho. Isigamigani nyirizina ni iz'abantu bazwi neza amavu n'amajyo, ku buryo rubanda bemeye kwigana imigirire yabo no mu mvugo isanzwe ikoreshwa, bigahinduka inyigisho y'ihame. Nk'uko mubyibuka, twatangiye tuvuga ingeri ebyiri z'isigamigani. Reka turebe ingeri ya kabiri. Isigamigani nyitiriro. Isigamigani nyitiriro ni iz'ibindi rubanda bagenuriyeho bikaba iciro ry'imigani, mbese nk'impyisi mu nyamaswa iti harya ko kuvuga ari ugutaruka, nka musheri iripfana ikinamutama. Nk'inyombya mu nyoni ihagaze mu itongo rya rugaju iti mbatera akaraha. Naho gikeri mu myururu bati gikeri utahe na nashya, nacyo kiti pfana iki n'ibiguruka. Ibyo byose uko ari bitatu babitwerereye amagambo y'abantu bahishiriye kubera umwanya bafite mu gihugu cyangwa se mu muryango wubashywe. Sibyo ubwabyo byivugiye ayo magambo. Tumaze kubona isigamigani nyitiriro n'ingero zazo, noneho dusubiye inyuma gato, reka turebe n'ingero z'isigamigani nyirizina. Mu ngero z'isigamigani nyirizina harimo nka nta mbabazi ya Rufangura ati ndatega zivamo. Nka Rugaju rwa Mutimba ati nguye mu matsa. Nka Nyiramakaza Mukarukara ati ngiye kwangara. Nkana ya Rumanzi wati arigiza nkana. Naho Bajeyi ba Sharangabo bati yarezwe bajeyi. Bene abo nibo sigamigani nyirizina. Batatu babanza babaye abagenuzi b'imigani ubwabo,
naho babiri bandi babaye imvano yayo. Noneho reka turebe imirangururire y'isigamigani. Ese barangururira ibirari by'isigamigani bagaragaza iki? Barangururira ibirari by'isigamigani bagaragaza inkuru runaka yavuyemo ubwe, cyangwa iyo gacamigani we yahimbiye kunyuzamo ikindi yitiriye amageze yavuyemo, bavuga bati uyu mugani wakomotse kuri kanaka na kanaka cyangwa se na nyiranaka, bakigisha cyangwa se bakibutsa imimerere yo guhimba kwe ishobora kumera nk'iya wa wundi wa mbere bakurikije urwiganwa. Hari nk'umugani baca bagira ngo arimo gishegesha navura. Ese uyu mugani wakomotse he? Arimo gishegesha navura wakomotse kuri gishegesha cy'abungura wo mu bibungo bya Mukingo mu Nduga na Mugabo wo mu Bugesera, ahasanga mu mwaka w'1600 ku ngoma ya Mibambwe Gisanura. Mu by'ukuri byaje gute kugira ngo uyu mugani wamamare? Uyu mugani wamamaye kuko gishegesha yayoboye abanyarwanda gutera Ubugesera, agakuza Bugabo amata ku munwa aribwo akigabana. Yamubereye kirogoya kuko yamunyagishije inka atarazimarana kabiri. Iyo rero amaronko ajemo kirogoya yavutse nyirayo, nibwo bagira bati arimo gishegesha ntavura. Ubwo baba bigana Bugabo wamaze kunyagishwa na gishegesha, akavuga atya ati arimo gishegesha ntavura. Bamuteye kwa Kajwiga. Gutera kwa Kajwiga, kuniga. Abenshi nibumva mvuze iyi nteruro n'ubusobanuro bwayo barahita bumva isigamigani yitwa bamuteye kwa Kajwiga, ari nayo tuzahita dukomerezaho. Ari nayo mpamvu mbibutsa kujya mukora share, like, subscribe na comment kugira ngo hatazagira ikibacika. Munyemerere dusubikira. Naho ubundi iyi mwumvaga yari James Daima TV. Ndabashimiye.